uzice, ushaka ukuntu wazica. Nusanga rero utari buzishobore, niyo mpamvu yo gutaka, niyo mpamvu yo gutabaza. Iya mbere no gusambana. Kugira gute? Gusambana. Uwo bantu muri hano musambana, ndeka mbabwiza ukuri, mufite ibyorezo byabateye, mumeze nabi, muri hafi yo gupfa. Kandi nimupfa muzapfa buheriheri. Mutubwo si ibyo bintu uzanye kandi twaje gutabaza. Nizo urumva udafite icyorezo udakwiye gutabara. Ukwiye kuvuza induru ariko. Iyo ubona nawe usambana koko, ukaza no mu rusengero ukanabyina ukabyemererwa, urumva se udafite ikibazo? Kwiriye kubutaka iki iyo ngeso ni yisi. Ubwo muranyumvise? Ugasambana ku wa mbere, ugasambana no ku wa kane no muri weekend. Ngo yampaye inka. None se ndabesha? Iyo ni ingeso y'ibyisi, atagira uza kwirarira se. None se umutekereza ko umwuka wera atabizi? Harabizi. Harabizi ko hari abantu basambana, hari abagore bafite abagabo, harabizi ko basambana ari abagabo baciye inyuma y'abagore, harabizi ko ari abakobwa babaye abagore, harabizi ko ari abagabo hari abasore bameze nk'abagabo kandi baba mu rusengero babigize ibintu byoroshye. Ariko nagira ngo mbabwire ko mufite akaga, mumeze nk'abantu basinziriye ku isonga y'igiti. Nagira ngo mbabwire ko mukwiriye kuba mutaka. Mwica ingeso z'ibyisi zirimo gusambana. Mane tugirire ubuntu. Iyo ni ingeso y'ibyisi. Hari n'abantu babigisha bakababesha, bakajya bababwira ngo Yesu yarabipfiriye. Reka mbabwire, Yesu yarabipfiriye simbikire, gupfa kwe ntacyo kwaba kwaramariye. Kubera ko bigamije kubagira ibyomanzi. Nawe ngaho bitekereze nawe, nturi umukobwa, nturi n'umugore, nturi umusore, nturi n'umugabo, kuko mu bagabo nta wakubarura, nta mugore ugira. Ariko umeze nka wa Musamariya, nuwo mwararanye se wawe. Gusa urumva udafite ikibazo. Iyo ni ingeso y'ibyisi rero, ukwiriye kuyica. Munyumve, haleluya. Iyo ngeso ikwiriye kubipfa. Mwica ingeso zanyu z'ibyisi. Ubusambanyi rero reka mvuga ubutatu bwako. Hari ubusambanyi bwo guhuza imibiri, ibyo ngibyo murabizi, n'ababikora murabizi, ariko nashaka kubabwira ko mukwiriye kubyica. Umugambi w'Imana kugira ngo use na Kristo biragusaba ko wica ubusambanyi bugashira, bugapfa, bukagenda. Muranyumva neza? Nibwo uzasa na Kristo. Kandi mu nkunga Yesu agufitiye uyu munsi, ni wemera aragukiza. Ntabwo uri igitangaza mu babikoze, hari abakurushije bagukuba inshuro nyinshi, ariko bemeye Yesu arabakiza. Hari n'abandi bantu basambana bakoresheje tekinike zo kwambara ubusa, kandi Satani yababwiye ngo nibigezweho. Basambanye neza agasambana n'umujyi wose, kirwa kata umujyi wose yambaye ubusa, asambana n'abagabo b'ibigoryi bose. Ako biravuga ngo umuntu wese urarikiye umugore wamaze gusambana nawe. None se ubwo niba aturutse Kacira akamanuka mu Kimicanga, bamubonye bose bagasambana nawe, yakwambika Sopetrade nawe agasambana, yagera muri Shira Umuteta agasambana, yagera kwa Rubangura agasambana, urumva umuntu atari inda ikabije. Kandi yarangiza akavuga ngo ni ibigezwe, ngo ni ubusirimu. Ariko urasirimu kujya habi. Ubu dufite abantu bafite imyenda bambara baje mu rusengero, niyo bambarira mu mujyi, ku buryo umutunguye ukamuzana ku rusengero avuye mu mujyi, ntabwo afite ahareba. Ubwo se uwo muntu urumva ataragowe? Akeneye rero ko yica ingeso z'ibyisi. Abandi nabigana imico, imico y'abandi. Udufite abarokore, munyihanganire nimvuga byinshi bigendanye n'itorero ryacu, ntimundebe nabi. Muranyumva neza? Kandi ndabisobanura nzi impamvu zabyo. Ese muranyumva neza? Uzumva hari abantu batuburanya ngo turakabya, ngo mwebwe ngo murakabya, ngo ibintu ngo by'umuri ADEPR ngo nugukabya. Nta muntu ugushyizemo umugozi ngo ukabye. Iyandukuze mu gitabo cy'ADEPR, ujye uza tukwakire, ntacyo bitwaye, utureke dukabye. Biko ari ibintu byacu kuva twabaho. Byatewe n'iki gukabya kwacu? Reka mbabwire inkomoko yabyo, uhageze nawe wakabya. Haleluya! Twarasenza turuzuzwa,
twujujwe duhura n'Imana